abantu beza baracyabaho pe. Ngiro. Umukobwa mwiza. Nta mahoro ko tutakumenye. Nta mahoro ndashaka Maka. Maka? Njyewe? Yeah. Induru y'umutima ivuga cyane byusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura Njyewe? Yego boss, mwebwe. Turaziranye? Oya, ntabwo tuziranye, ni secretary wanyu mushyashya. Umuyobozi mukuru yarambwiye ngo nzi basanga hano ko mutagize mu kazi. Nuko rero umushoferi ni wanzanye, ntabwo nari mpaze ni wanzanye. Rero wicara se areba. Mami murakoze, ariko urumva ndi gutinza umushoferi ko turi kumwe. Nashaka ibyo nashaka kumuha byo mu kazi hanyuma nkahita ngenda. All right. May I be excused? Yes. Bagi. Kayma se. Ya boga. Karam. Ne var ikibazo kamazi. Imyaka imwe. Witwa nde? Sorry boss, nitwa Natalie. Okay. Umaze igihe kingana cy'uri mu executive secretary? It's been like 4 years, like myaka ine. Okay. Yeah. Wakorana gandi utaraza muri group yanjye? Ntabwo wamumenye n'ubundi ko ntabwo kiri na. Same company? No same company, ariko ni indi company ko ntabwo wamumenye. Okay. Yego. This seems not. Urebye harakenewe cyane. Yeah, it's okay. I can see it. Yes. It's okay. Ntabwo bizajya bikugora kujya unzanira reports. Don't feel like ntugire ikibazo kuko nakazi kanye ngomba kubakora. Tu parles français aussi? Oui. Okay. C'est bien. À l'aise. Merci boss. Okay. Ndumva ibi ngibi byuzuye. Alright. Ejo muzaza se cyangwa nabwo nukubibazanira hano? No, hari umukiriya nzajya kubanza kubonana nawe. Bizaterwa. Uko biri kose bagwa nimero yanjye? Ajyana nakuye kompetinga. Ese ndabyibuka. Maze umwaka kandi nari mfite imyaka 18. Ubwo ni 19. Mbamuze. Ndukuriye. None se ngende ndani n'indase. Uzarebe rero ukuntu uzabigenza kugira ngo kunyaka ikura nubwo mu bizajya gukura. Nanjye kibazo nyanyibaza. Kandi bizagufasha. Ngaho genda rero ibyo mu gikoni. Mbizana cyangwa mbirete mu baza kujya ko. None sura bibikira iki? Twamugana.
nawe ugiye usetsa rwose. Babuja ariko mbonye ko kiriya cyana gikorana na boss ari cyiza. Nambwiye ngo ndavugana nawe. Mark. Thank you, boss. It's okay. Don't boss me. Nago bikunda. Sibyo? Just Mark. Yeah? I'm so close. Urakoze. Hanyuma nimba ntari buze nzakohereza email ibintu ushobora comprintingira and then ubizane bisinyeho biklasi. Sibyo? As you wish, boss. Thank you, Natalie. You're welcome, boss. Bye. Arinje ndavuga nti uyu mwana no agiye kwa Minisitiri yagiye. Ariko ubu ni mubyara wawe ubwira ni mushiki wawe. Uvuye hano kubwirwa iki? Ngiye kubizana. Ni wowe bikubwiye cyangwa ni njye bikubwiye? Ntabwo uvuye hano maze kukubwira gukura mu gongo. Aka kanya n'ubundi ukize umucureka ukizemo akayiko. Niyo wavuze ngo. Ariko narata ndi kukubwira ratukunye. Mbere sije. Hano basigaye batoranya kabisa. Ura hari umuntu waranabyize ibintu nkabiri yakabura akazi kandi bari uko mana yaje. Nabeza bakarengera. Yewe bogari bururugo. Radire kanje gufasha Bogare gutegura ibya nimugoroba. Yego mukobwa mwiza. Ziriya ndagara mujye muzere ku mwanya munini bako. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Kora. Ikintu kimwe mari. Ase wabera kurekura mbese. Mu mazaza ngurira mu gikorane nta bansura da. Ahize nko kororera mu gikorane bako habari. Usiano y'utwaye. Uri cyo. Agera. Kumvanga. Bavuga ngo kubera ko ngo imyaka ngikingo naho. Bose singutombese. Mbese ubonera turudaje. Nicyo ushatse kuvuga? Yewe nari ngiye kuzaba akumwana mazima kango sinye kumva kundi. Ariko ndabona birimo kubuza. Ariko rero utenderanje ati iyo ujya kurira muri salo mwandaniranye ikintu twanjye. Reka mani. Ariko tunaganira. Ntabwo unyega fanta kandi. Yego ubungubu bisa nkaho ari wowe buhungiro. Rwose kugaruka mu buzima bwanjye byabaye igitangaza cy'Imana. Uzi umuntu uri mu rugo. Reka genda. Dore habaye ikintu n'aho akagira Imana. mu gitondo bari barutwitse. Rwari ruhiye rutokomba neza. Genda. Nibikize. Mu makansi magira cya asata rwiyanditse. Reba umuntu waje yambaye amapinjama. Yambaye bya binyabasazi. Mama Kasine. Barabyari ni murana. Bikiri mu mutwe. Ngo bamwiciye umwana ngo umwana ari koma. Umwana w'ubisa biherutse gupfusha umwana se. Nyine ngo muzaherutse kuza mu rugo Kasime. Sinzi ukuntu yakoze nyijemo na rya sasu ryanjye. Umukobwa ngo yikubita hasi. Yesu. Nuko kwikubita hasi abagiye muri koma ryo. Aha. Arwariye hadasurwa nta umugeraho nta ugira iki. Uwamugushije hasi ninde? Nta kubwira rya sasu ryanjye ryo mu. Aruneze utari kirere. Nahongeza kuri. Sha. Ntacyo ufite. Ugiye kuvuga ngo ntuza ntazaseke ntuza. Nukuri kw'Imana. Ntacyo ufite none se. Ngo hanyuma rero mbwira ntabwo yarangiriza. Aramukuriza. Ubu nyine yaraje. Ngwaje kukubwira se ngo ujye kuvuza. Aje kukubwira ngo niwe wamugushije hasi byagenze yite ngo ntabwo uri kumva ibintu neza.
yaje nyine mu mutaka wo kwihorera ngo akire agire amahirwe Kasime ntapfe ngo azamukurikize. Yego ye cyakora icyo cyabashobora ariko Imana igira neza koko ubu se nabo basubirana umwanya bafashe bangambara uko ari umuriro umwanya bafashe nkubitika kubera bo ese mboga bite Ni sawa. isawa Eh. ubuse guturisanga Masaza. ubwo icyayi kirihe ubwo icyayi kiri Nagiteye. kirihe nyine kirihe icyayi kiri Nitete hanze. none se ubu turisanga turagira ngo mabuja byuke Nitete hanze ku makara. Gaza ni n'uza yaje. utetse ku makara kubera ikize gaze yashize Wow. byagenze se gute Ahubwo se mabuja. ndi kukubaza byagenze gute Nani goreka ko kunaneni kukubeshya. boga rero hano wari uri kugira ute Wari Wari uri kugira ute? ntabwo wamugora tuzanira amata. ubura ako boga reka nkubaze reka sinkavuge ngo umvugire reka nkubaze iyo uriya mudamu abyutse ari kuntu kurishima iyo bamaze kabiri muri uru rugo batari kuntu kurishima uragira ngo abyuka buri cyane niba se batari amatara gusanga hano amatara gusanga hano Nimero gusubiza. ngo Nimero kuvuga. vumvura nyine ako kuki utuma nkubwira nabi boga narakubwiye ngo turacumbitse uburyo mfatwa murakuzura kubona kuki ukunda kuntukira Nanjye wabiteye. none se amatara gusanga hano yatinze. Iyo ageze aragwa. Wageze kuyategereza? Arampamagara nyine ageze kuri gipangu. Nkajya kuyafata. Ntuze nyine urumva nyine napfa gutangira kwihuza nkajya ku muhanda nkajya mutegereza atari yanaza. Eko. Ko rero twibintu dusubira ibindi mu gihe amata atari yaza. Ubuye kiriya cyana gikora na boss. Cyane nakubwira ngo kiriya cyaje. Ko abantu abaze kwitegereza cyane. Nkunda mwana waba barifataga mushyira muri kampani. Kongo naza kure ubona tuzayacumuza abantu. akundi boga reka nkubaze wewe ubona wemerewe kwirirwa ureba abakobwa beza n'ababi ufite ubushobozi bwo kureba abakobwa beza n'ababi nako nyine ndeba abahungu ubwo usuri kumubwira ngo mbikoze iki wowe ukeneye kumukose uri kubimenyesha ngo nzatahe ubukwe uri kubimenyesha ngo nzagutwerere birakariye musa ubwo se urazana ibintu by'uriya mukobwa warayavuye hano ngo bimare iki uri kubizana ngo bimare iki boga urabimbwira ngo mbimarishe iki nkorana nawe akagezo kabagabo akagezo kabagabo abandi bagabo bagira amagambo nk'ayo ugira ariko iyo ubonye umukobwa akagezo karahaguruka bakura umugabo uri muzima kandi nawe ugura umugabo kibura mbaye ubibariramo abagabo nta kibazo wenda wibara kuri mu bagabo wenda yibuza ati tunaganira abana bateka guseserezanya ubwo urabona nyaranice kagero nabo basubiranamo nako sheri ntugikunda akanyamara buriya rero ariko rero bijya niba utaremeye kujya muri salo bifate ubigiye kuko ntabwo uzi ko udakunda ibiryo bigize gute bihoze uracyabyibuka se uzi ko ariyo mpamvu utajya ushyira ikibazo ku mubiri ubundi bwaba babana n'uriya muriro noneho n'undi wiyongereyeho ugashyira uturaso ku mubiri gusa ngewe buri ikibazo ngira ni uko umwana wanjye bihomberamo reka nkubwize ukuri papa Maka ubu nibwo Maka gukeneye Maka aragukeneye ku rwego rwo hejuru akeneye kumuba hafi kuko Maka buriya nubwo yiyeranje akekera umuntu w'umugabo ariko twaramucanze kumva ko atari nyina akumva ko ari njye mama we kandi none ari kubona intonganya za buri gihe ako kakaba koroshye rero mu byo nkubwiye noneho igikomeye hakabaho iryo shyano numva ngo ripfuka rizuka rigira rite riri kunishiriza umwana mutwe ikindi umuntu ni ukubihomberamo n'umukazana wanjye Maka nimba mbabarira ubundi uriya mugore wa Maka kuko kuva mara noneho namukundaga ntaramenya ko yampereye umwana impyiko musigaye iyo murebye mbabona ari nka Maka wagiye kugenda
ndakwigenza icyo kintu cyiteho ita ku rugo sindi kwigisha usanzwe yewe nikubita imfubyi ntabwo biba bisaba yuko uyibwiriza kurira. Maka muhagazeho cyane ariko si uretse yego nasubiye bwana nkaho nta 25 iri kugenda igabanuka. ibyo nakubwiraga nyine bya Maka ngo baragufite nawe ugomba gutera ikirenge aho naringejeje kandi nizere erega Maka iyo duhuye bari mu kunseka gusa aguseka se gusiki kuzanyo hari ari imyimenyereza aragifite n'utuntu tw'ubwoba ntabwo byanga ariko ntabwo naje hano ntabwo nyongirira ibibazo sibyo cyangwa se munyongirire dutangire kubijyanye n'ibyaye nashaka yuko tuvuga ibyacu gusa nabyo bikenewe ndabashaka tuvuga ibyacu ubwo ibyacu ntabwo tuvuga ibintu ntabwo ariko uzi ko ugiye kurusaza imbere mugasaza wanze kubona resonari ariko ngo hari ibintu biri kujya bisaza ku muntu bitajya bihinduka nako ni iminwa n'amaso ijisho ryari cyariga ryarindi kwanshyira muri modo itari nziza gatanye gwena nicyo ubura mva boga ariko noneho dore ikindi ababosi bararenganye nkuriya mukobwa kuko mbaye ndi bosi we boga muranye uwo mukobwa mu matwi ndavuze ngo ufata ijage ujye kureba amata kandi ataramumagara ese ubundi ariko cyangwa nuko nasigaye nguhemba kuko nasigaye nguhemba usigaye wumva mbese usigaye wibarira mu bana ba hano ndavuga ukansubiza turi guharira turi gusubizanya mu magambo mabura nawe rero batazaguhindura pe n'ukuri twari tubanye neza batazaguhindura n'abakecuru batazaguhindura kugira umuntu mubi kandi twari twimeraniye neza urabizi ndagukunda sibyo urabizi iyo mfite amafaranga icyo ukeneye ndakiguhereza sindindira itariki ariko reka nkubwize ukuri mu bantu basigaye bambereye umutwaro muri iyi nzu kuva twayinjiramo nawe ubifitemo uruhare akenshi iyo nutswe n'amabukwe uba warungurutse uba wavuze ubugambo budakwitse uba wakoze amafuta adakwitse byose bikagaruka bikajya ku mutwe wagabanyije se umuntu w'umugabo aravuga guhera mu gitondo ubu tuzavuga ibyo matibara azajya akora nawe uzajya ubikora umuntu w'umugabo ubu koko ujya umbaza ndeke ugusubiza none uri kumviriza baba baguhamagaye ngo mvirize amakuru abera muri uru rugo uriya mukobwa arabikora byose bakabinyitirira mwamfasha rero ngo amve imbere igenda mfasha ujya gushaka amata si ureba turi sangapi reba kuri telefone mbwira isaha turi sangapi saa mbiri n'igice ziraramuka zigeze nta cyayi kiri nawe yatinze yatinze ubanza ashobora kuba yayamenye boga iyi munsi mabukwa aranuka urareba icyo ngukorera sibyo turumvikana niyo yagutuka ntagangira babiturutseho nakundi watewe n'ibyari noneho muri iyi minsi ntuze nyine kuki wumva ko nagutuka ari byo babiturutse ntabwo ubona ko uriya ngo wari karande ze yifitiye zo mu muryango ziba zamuteye akaza anyumvishe se yanyire waba iki yangira ate kandi mwiga aba yari ariko ubundi boga wariye ibiki muri iyi minsi yakugira ute ahantu ucumbitse ahantu bakugaburira ahantu bagutije uburiri ako ngako ahise akangubitisha mva imbere boga mva imbere babarira ugende ugaruka umbwira ko amata wayazanye iyo turi umusisi urayishaka ikisubiza hariya fata akabuni cyangwa ishage ujye kuzana amata uraba utamushizeho igitutu ngo umubuze amahoro ayo matara yaguhereza muza z'amahoro igare nabishyiramo moteri
induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese ninde wasobanura ariko abantu baragwira. Ubu nk'uyu mwana mpamagara akankupa aba yumva biri bugende bite? Gakwami si nzajya kumureba, nzabigenza bite mu kabyara? Aha noneho urashyize uranyitabye. Reba muri telefone inshuro ngubye zose, reba igihe wahereye kuguhamagara. Bisaba iki? Mbwira icyo binsaba kugira ngo njye guhamagara nkubone. Ambo none se ntushobora no gufata message ngo wandikire umuntu umubwire uti wimpamagara aho mpagaze singomba kuhavugira? Erega ushobora no kunyitaba ngewe wumvugishije hahita numva yuko ahantu uri utemerewe kugira icyo uvuga. Nta soni. Mbabarira umbwire akazi naguhaye uri kugakora cyangwa ntabwo uri kugakora? Niba karakunaniye mbwira nshaka undi, kuko nakwiyambaje nkwizeye mvuga ngo uri amaraso yanjye ntajya gucisha ibintu ku bandi bantu, kandi uhari kandi nkubona yuko ibyo bintu wabishobora. Ariko se mbabarira umbwire, sinzi nta raporo yawe ufite, sinshobora kumenya niba akazi naguhaye ugakora mu gihe cyose ntacyo umpa kigaragaza ko akazi uri kugakora. Bimeze bite mbwira? None se nk'ibyo nabibwirwa n'iki? Aha wow. Ok. Très bien. Aha. Ibyo rero wakagombye. Ntabwo numva ubundi umukozi w'umwuga atangira raporo ku gihe. Umujinya afite n'uburakari narifite ntaho bihuriye naho ugejeje. Ariko ntabwo niyumvisha impamvu. Reka nkubwire, be careful. Gerageza witwararike ibyawe bishyire ku murongo, umenya kinji umenya gasohotse, ubyitwaremo neza ntihagire ikintu na kimwe uri bwici. Urumva? Ntihagire na kimwe kibaho uri bukore bitandukanye nuko nakikubwiye. Reka nkubwire, ndashaka ko mama Maka mubabaza birenze uko abitekereza. Umukobwa ashyira amaguru mu ntebe ko ari aho ngaho ubukunguzi buva. Imyaka yawe iracyariyo kugira gutyo ukasama mu ntebe zisa gutya? Esera, amaso yanjye ibyo yabonye nawe nibyo wabonye? Wabonye sekreteri wa Maka? Wamubonye? Wamubonye uko asa? Watekereje iki? Mbwira mu bwonko bwawe, umbwije ukuri, wahise wimajina iki? Maki giki? Wabonye ukuntu asa uriya mugore? Wabonye ukuntu yujuje byose? Ntabwo ari umusekreteri mwiza. Reka nkubwire, uretse ko njye inama mukavuga ngo ni bya bindi byanjye ngo mporana amashagaga ngo nta kiza navuga, ijisho ryanjye rikibona iriya nzu, rikibona
ziriya metero z'uburebure ndebye ijisho maka yamurebye ni sekereteri mwiza. Ibyo ya sekereteri warabibonye se? Azaba mwiza ubonye utabarutse. Umva rero nkubwire, buriya n'ukuriya bitangira nk'uburiya iyo umugabo abonye mukubise umwaka nta kana imbere bamutambitse ibishashagirana nka biriya agira atya ati bumburi. Ariko uriya ni wo mu kazi kandi maka ndamwizera. Ukomeze umwizere cyane, nanjye sinkubujije kumwizera, ndagumana ibyo ngumana. Niba wumva bimanutse nk'amazi yo ku rutare ntihagire na duke tugusigara mu bwonko, ubyihorere kubyitaho. Ariko njye si ikijisho ryanjye ryabonye. Ese ko yaje nyine asa n'akazi, urumva natangira kumukekera icyo ntamubonyeho ma. Ikindi kandi wabonye ko maka nawe ntago asanzwe amuzi. Byibuze aho umwana wanjye ari gihamye. Mvuga ngo niyo naba muhoreye kimwe cya kabiri kibyamubayeho. Ariko uribaza ntago ushobora kubigusobanura ngo ubyumve. Beka nkubwire, nubwo ntakubyari kuri amaraso, ifate nk'umuntu uri guhorera amaraso ya mwene nyina. Ariya nta maraso yawe sheri, ariya nta maraso yawe tutizeye niba azongera guhagaritsa ibirenge bye hasi agashinga agatambuka. Naje nje kurengera ibyanjye ariko birangiye mpataye umwana wanjye. Ndakwinginze ubikuru bishyire mu bwonko, uvuga ngo ngomba gukoresha imbaraga zanjye zose aho ziva zikagera ntahorera mwene mama. Ntago nzi niba yarabikoze bigambiriye, icyo nzi cyo nuko atigeze asubiza umutima mpembero ngo yumve yuko yampemukiye. Icyo rero nicyo agiye kuzira, kandi nzamurimburira mu muzi. Ikimunezeza cyose nzagishyira hasi nkiri bati. We nkorera utuje, ubikore nk'uwikorera, uzabona umusaruro wabyo nyuma. Igihe nikigera nzakubwira icyo gukora. Sawa, nta kibazo. Oya kwihangana ndihangana, nubwo bigoye bikomeye sheri, biragoye kwihangana. Reba amafaranga ndi gutanga hari ukuntu angana, nta cyizere cy'uko umwana wanjye azakira. Ari ukuvuga ngo reka ngerageze, nanashiramo umwuka nzavuge ko ntacyo ntakoze nka nyina. Nta cyizere ntacyo. Muganga nyine ntabwo yakwerura ngo akubwire, ariko iyo ubareba mu maso urabona ko nabo niba itabapfa ni ukurushya iminsi. Ariko uzi kubona umwana umwe mu buzima ufite aguciye kureba, nta mafaranga ubuze yo kumuvuza, nta kibazo na kimwe ufite, ariko ku burota nk'uwo guhumbya aho nari ntangiye kuvuga ngo ngize icungu mu buzima, n'uwo nari ntambirijeho nkabona ararenze. Oya reka tubyihoreye, kuko iyo mbivuze bisubiza inyuma. Niyo mpamvu ntabashaka no kugira icyo mbivugaho, niyo mpamvu nta n'umba ashaka kubwira ngo bimeze gutya. Bisubiza inyuma bigatuma n'icyo nari gukora kimkamisha hasi nkavuga ngo se ubundi ndi kuruhira iki. Ibyo nirukaho ndabiruhira ngo bizagende gute. Ariko murahari nta kibazo. Kora sheri, kora utikoresheje mwana wanjye. Nkeneye kuzabona aka gahinda kanshenguye umutima. Aya marira ndara ntosuburiri, nkeneye kuzayabona mama akayagotomera, akayanywa akamwuzura inda. Urubyaro nirubura nzaheka igikobwa cyangwa igihungu cya kiriya gitugu. Ninakwambiye doraho ndavuga mukavuga ngo nayanjye. Sekreteri wa Maka. None se mama,
Mama. Wari usanzwe umuzi? Si ngombwa ki? Ndeba igihuru nkakibonamo igihunyira. Mana yanjye, nizere yuko mbyara pe. Ariko se nanone ko makabyara ubwo sinjye ufite ikibazo. Uyu mukobwa se kandi mabukwe ameze nk'umuntu ufite ikintu ari kumisha. Ahari ari ikintu azi njyewe ntazi. Ariko se nanone ko Maka yabaye nkaho atamuzi. Maka yaba yongeye kumbeshya? Reka nizere ko atari byo. Biraba ibyuya ntibiba amaraso pe. Chérie? Ko warize? Mama kubwiye nabi nanone? Vanessa. Vane. Chérie. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora. Amabanga ntawe yamenya ahora arayababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri. Gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza. Buri munsi uzana n'inkuru nshya. Dore uwo tubana hinduka mureba nkabona si we simenya ikibimutera. Ese nkora iki? Ibi ni biki? Sinzi uwo kubana nawe, sinzi uwo kwizera. Buri umwe mbona yahinduka gitera. Kunkunda arankunda, guhinduka byose sinzi ikibimutera. Ese ko nabasha kujya inama n'ubugira inama, ninde uzabasha kumva iyi nduru y'umutima? Ese ko nawe ari uko atakibasha no kungisha inama, kandi mbona boshywe kwihambura byanga. Nino uzamenya iby'imva mutima je.